Reka mbasuze kandi mbifurije byiza mwe mukaje gukira Voice of Time TV gadusuze by'umwihariko n'abakunzi bacu bari muri diaspora bumve ko tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Imodoka rero za CyberTruck ni imodoka tumaze igihe tugarukaho cyane kuri inshuro zongeye rero kuri koroza ku mbuga zigiye zitandukanye dore ko bamwe mu bazitunze bagiye barekarama ikibazo cyabo dore ko aziri guteza ikibazo gikomeye cyane mu bijyanye n'amatara. Amatara yazo ari guteza ikibazo ku buryo aziri kubangamira bamwe mu bakoresha nyine izi modoka kuko zifite urumuri rukabije, n'urumuri rukabije cyane. Iki rero kibaye n'ikibazo cya kabiri ni nyuma y'ubwo 2023 izi modoka zimaze igihe gito cyane zisohotse zagiye ziteze ikibazo kijyanye na technology. Izi modoka rero za CyberTruck ni modoka zifite ibibazo nyine ni imodoka zirenga 63,000 zagaragaje rero ibibazo bishobora gutera impanuka mu muhanda by'umwihariko nyine ikinyabiziga kiri kuza mu gihe nyine bwije ishobora gucana urumuri rwayo rukaba rwakangiza nyine undi mu driver wundi nyine uri kuza bikaba byateza rero impanuka. Ni imodoka rero zifite amatara azwi nka parking light abafite urumuri rwinshi. Izi modoka rero zifite ikibazo ni imodoka zagiye zigurishwa hagati ya 2024 na 2026 no kuvuga rero imodoka zifite version ya 2025.38.2. Izi modoka rero zamuritswe mu kwakira ni modoka rero birumvikana nyine hafi ya zose nyine 100% zose zihuje nyine kino kibazo ndetse bamwe bagiye banatanga ibirego rero kuri uruganda rwa Tesla n'uruganda rwa Elon Musk rukomeye hariya cyane. Izi modoka rero za CyberTruck zishobora gutuma amatara y'imbere yaka cyane ku buryo bishobora kubangamira abashoferi baturuka mu kindi cyerekezo. Ibi rero bishobora kongera ibyago by'impanuka. Urumuri rero rw'aya matara rurengeje nyine igipimo nyirizina cyagenwe dore ko bakimara kumva rero ibyo bibazo byose nyine byagiye bitangwa n'abakiriya babo nyine bahise ko banatangaza ko vuba aha bazagenda nyine banabikemura babahereza n'umunsi w'uburyo nyine bazagenda guhinduza ayo matara kugira ngo izi modoka zongere gusubira nyine mu buryo bwiza nk'uko byahoze kuri version yindi yari yabanjirije. Izi modoka si n'ubwa mbere zigaragayeho ibibazo nk'ibi ngibi kuko 2023 murabyibuka twanabikomojeho zagiye zigaragaza ibibazo bijyanye n'ikoranabuhanga rigezweho cyangwa se AI. Ryagiye rigaragaza rero ibibazo bigiye bitandukanye dore ko izi modoka zifitemo AI ikomeye cyane. Abafite izi modoka rero bahawe itariki y'uburyo bazajya nyine kuzihinduza birumvikana ni mu kwakira uyu mwaka bazagenda kuzihinduza kugira ngo bongere basubizwe imodoka bagiye babuza rero dore ko bamwe batangiye no kwivumbura avuga ati uru ruganda turaruva ntabwo tuzongera kurugurira imodoka. Benshi bagiye rero bamagana bavuga ati mureke kwivumbura mureke ibi ngibi imodoka ntimuzisubize ku ruganda ahubwo tuzababwira uburyo ahantu hose bitewe n'ahantu werereye uzagenda uyikoreshereza. Izi modoka rero zifite technology ihambaye, ni technology tutasibye kugarukaho umunsi ku wundi dore ko ibintu byayo bitangaje cyane dore ko n'uwabivuga burya atabirangiza. Ni modoka rero zishobora nyine no kwitwara nta mu driver, ibyo twagiye tunabigarukaho mu kiganiro cyacu cyagiye gitambuka. Ndetse izi modoka za CyberTruck zifite version cyangwa se Tesla vision ishobora gukora nka drone kwa kundi drone igenda ikora. Izi modoka nazo zifite amakamera n'amakamera agera ku 8 yose bigatuma ishobora kuyobora birumvikana nyine ikaba self driving kuba yakitwara. Nubwo rero bitaramara kwemezwa neza rero dore ko Elon Musk yagiye atangaza ko ashaka kuzakora imodoka zigiye zitandukanye zitagira aba driver yagiye abitangaza ko azazikora. N'izi modoka rero za Tesla CyberTruck nazo zishobora rero kuzazamo dore ko nazo nyine zifite ikoranabuhanga rihambaye cyane. Gusa nanone mu Bushinwa hagiye hagaragara bamwe bagiye bigana izi modoka za CyberTruck dore ko mu Bushinwa bamaze gukora ikindi gikoko cy'imodoka Tesla ariko yo si Tesla neza kwa kundi ngiyi imeze. Yo ifite ibipine binini bigiye bizamuye rero bitandukanye n'imodoka ariko iyo birebye witonze ubona neza ko
forme cyangwa se formule bayikuye kuri iyi modoka nyine ya Tesla CyberTruck. Abashinwa bakunze gukora ibintu biganye, dore ko byagiye binavuga ko ari no mu muco wabo kwigana ibintu bigiye bitandukanye, kuko iyo ugeze no mu Bushinwa wasanga inyubako nyinshi zigiye zitandukanye, dore ko ari za nyubako ziba zifite izina rikomeye. Iyo ugiye mu Bushinwa rero nyinshi ugenda zisangayo. Mu Bushinwa rero bahereza agaciro ikintu nyine cyo kwigana n'izi modoka rero za Tesla CyberTruck azatangira kugaragara hariya mu Bushinwa, dore ko nazo nyine ziri kwitegura kujya hanze vuba aha. Izi modoka rero za Tesla CyberTruck, ikindi kintu abantu benshi bataziziho ni imodoka zifite operating system cyangwa se CyberOS. Iyi CyberOS ishingiye kuri Linux, ishobora gufatanya n'izindi mashini zindi nka za Tesla. Birumvikana ushobora kuyihuza n'ibintu bintu bigiye bitandukanye, dore ko bamwe mu bazungu bagiye bagura izi modoka za Tesla CyberTruck bafite n'inyubako zifite technology ikomeye, bagenda bazihuza n'izi modoka ku buryo ushobora gukontrola ibintu bimwe na bimwe mu rugo iwawe wibereye mu imodoka bitagusabye ko uva mu imodoka ukajya kugenda kubihindura. Urugero nuko wicaye mu imodoka Tesla CyberTruck ushobora wenda kuzimya televiziyo iri iwawe wibereye mu imodoka, wenda mu gihe ubona ko abana banze kuyizimya cyangwa se wababwiye bakora ibi bakanga, ushobora kuyibazimiriza wowe wibereye mu iyo modoka ya Tesla CyberTruck. Ikindi kintu rero benshi bagiye bahishwa ku izi modoka za Tesla CyberTruck nuko zifite ububiko bwihariye. N'ububiko bwihishe inyuma y'intebe z'inyuma. Mu ntebe z'inyuma harimo ububiko bufite umwanya munini cyane, dore ko no ku mpande hejuru y'amapine hari ububiko ushobora kubikamo intwaro zigiye zitandukanye cyangwa se ibindi bintu bigiye bitandukanye, dore ko izi modoka za Tesla CyberTruck abenshi bakunze kuzigereranya na za convoy zigiye zitandukanye za gisirikare. Ni imodoka zishobora kujya ku rugamba kandi zikaba ari n'imodoka z'abanyabirori. Izi modoka rwose ni imodoka utavuga ati urayibarira muri iki gice cyangwa iki, ahubwo hose iragenda kubera technology yayo ihambaye. Iyi modoka rero Tesla CyberTruck ifite kandi amakamera agiye yizengurutse ku buryo akora mu nguni zose. No kuvuga kwa kuntu umuntu ashobora kuyegera, ishobora kwita ko ifata isura yayo nyine ku buryo ari umuntu washakaga kugira nabi ahita afatwa mu buryo bworoshye. Iyi modoka kandi ya Tesla CyberTruck ishobora gutanga umuriro mu nyubako yose mu gihe umuriro waba wagiye muri iyo nyubako. Ifite ubushobozi bwo gutanga umuriro uhagije ku buryo inzu ikomeza kwaka nta kabuza, byose kandi nyine bikomotse ku iyi modoka nyine ya Tesla CyberTruck. Uyu muherwe rero Elon Musk uri guteganya rero cyangwa se uri gusatira kuzatunga akavugari k'amafaranga atarigeze atungwa n'uwari we wese w'umukire, ari gusatira hafi amabiliyoni. Yatangaje ko rero izi modoka za Tesla zishobora rero kuzahuzwa n'ikoranabuhanga rya Starlink. Ni ukuvuga ziriya satellite zigenda zishyirwa nyine mu kirere nyine n'uruganda rwe rwa SpaceX, bishobora kuzahuzwa ku buryo izi modoka ahantu hose waba uri ushobora kubona internet bidasabye ko ushyiramo ibindi bintu bindi bigiye bitandukanye nk'izindi modoka bagenda bashyiramo ugasanga ushyitse ahantu nta marezo ubonye. Ariko izi modoka zo kubera n'ubu buhanga bwabo rero barateganya kuzashyiramo ikoranabuhanga ry'agatangaza. Abenshi rero bagiye bagereranya izi modoka rero za Tesla CyberTruck nkaho atari imodoka, ahubwo bagiye bazigeranya nk'ubwenge buhimbano bwa muntu. Uyu Elon Musk yagiye yibanda cyane muri artificial intelligence, dore ko ibintu bye byinshi usanga nyine birimo AI igiye itandukanye. Benshi rero bagenda bafata izi modoka mu buryo budasanzwe, dore ko abenshi bagenda bavuga ati iyi ntago ari imodoka ahubwo ni umuntu mukorano, ni nk'umuntu mukorano nyine bagiye bakora kubitewe n'ibintu ibasha gukora. Izi modoka zarakunzwe cyane, zikundwa n'abasitari bagiye batandukanye, dore ko ibyamamare byinshi byamaze kwibikaho rero izi modoka. Ni imodoka twavuga ko zifite amateka atandukanye n'izindi modoka zindi zagiye zibaho z'ibinyejana. Ni imodoka rwose usanga ko ikunzwe cyane n'abajeni bo muri iki gihe nyine bafite agatubutse, dore ko
ari imodoka zatangiye no kugaragara ku uyu mugabane wacu wa Afurika, nubwo wenda mu Rwanda zitarabasha kuhakandagira, ariko izi modoka zagiye zigaragara cyane hano muri Afurika. Ibyo twababwiraga rero ni uko twababwira ko izi modoka rero nyine zangiye kugaragaraho ikibazo cy'amatara nyine nyuma yuko zagiye zigaragaraho n'ikibazo cy'ikoranabuhanga buhimbano nyine AI. Kuri ubu ngubu rero ikibazo cy'itara cyakomeje rero guteza impungenge nyine ku izi modoka za Tesla CyberTruck. Gusa rero niba turakanda subscribe nagusaba kuyikanda, kwibuka no gukora share ku nshuti zawe kugira ngo byose byiza nyine biri hano kuri Voice of Time TV bitazigera bigucika. Mwabanye, ni Taticho Car Famous. Ndabashimiye.